ndumva abantu benshi hari abaririmbye baririmba ngo haye umutima wanje ariko burya singemeraho kuko umutima wawe ndo wawukura mu wawe ngo uhereze umuntu ahubwo urukundo umufitiye. Mbahaye ikaze bakunzi b'Umubwiriza Online TV nkuko bisanzwe murabizi nanjye mbasuhuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nkuko mubibona imbere ya kamera tugarutse turi kumwe no muvuga butumwa wacu Frere Hekima Zairwa. Ikaze Zairwa. Sawa, ndabyishimiye. Umeze neza? Tumeze neza. Makuru y'iminsi? Amakuru y'iminsi ni meza. Arashima Imana. Ndashima Imana cyane. Okay, ubu ngo tujya gutangirana ikiganiro rero kandi nkuko abakunzi bacu basanzwe bimenyere ikiganiro cyacu buri gitangizwa n'isengesho, ariyo mpamvu nangiye ngusaba ko wadufasha kubanza tukiragiza Imana mbere ya byose. Sawa, turamurakoze turasenga. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunaliasante tena jina lako kwa magharibi ya leo. Bwana Yesu Kristo, tunakushukuru. Umetubariki tena kuongeza kuonana na ndugu na wanaotufuata katika nchi mbalimbali za dunia yote mzima. Tunasema jina lako lipewe sifa. Senye, tunakuja mbele yako ili uweze kutuzungumzia katika maongezi haya ambao tunao na wapasha habari kwenye microphone za Online TV. Bwana Yesu Kristo, na wewe tunakualika katika maongezi yetu. Tunakushukuru magharibi ya leo, tunahitaji msaada wako. Tunaomba yote ni ndani ya jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amina. Amina. Zairwa makurusi? Ni meza. Ndashima Imana. Cyane. Reka mushimire kubwo kuba udufashe ukaturagiza Imana. Ngo noneho ndatekereza ko twinjiye mu kiganiro neza nyirizina. Nanje ndabyiteguye. Okay, mbere na mbere turabanza twibaze tuti ese Frere Zairwa ni muntu ki? Frere Zairwa ni umubwiriza butumwa mu ndirimbo. Umubwiriza butumwa mu ndirimbo. Watangiye kuba wafata umwanzuro wo kuvuga ngo nzayambwiriza ubutumwa mu ndirimbo ryari mu we mwaka? Tavuze ukuntu natangiye kwizera mu mwaka nabitangiye mu mwaka wa 2011. 2011. Ubu ngo tugeze 2023. Ndiyo. None se 2011 nibwo watangiye kuvuga ngo wenda ugiye kuzajya ubwiriza wicishe mu buryo bw'indirimbo? None ubwo ngubwo ni nabwo indirimbo yawe ya mbere yasohotse? Byagenze bite? Ese kuki muri kano kandi turi kukubona wenda kuri Spotlight cyangwa nibwo turi kukubona online tubona indirimbo za Zairwa, ariko ndakibaza impamvu watangiye 2011 ariko ngo akaba ariko turi kubona indirimbo za online, cyangwa zaba zarigeze zaba ziri hari imbere ahubwo ari uko tutari tuzizi, tutari twarazimenye? Ndashima Imana cyane. Burya mu gutangira kwanje kuririmba sinje wabishatse, ahubwo nshimira Uwiteka wo mu ijuru, kandi cyubahiro ni cy'Uwiteka wo mu ijuru. Yego. Kuba indirimbo ubu ariho muzibona online nuko mbere zari zihari, ariko icyo gihe nararirimbaga. Yego. Nyine bikumvikana benshi barazifite. Yego. Na recordingaga indirimbo kuri eglise yanjye. Yego. Zigafasha bene data muri Kristo, ariko ntabwo zari ziri populaire cyangwa ngo zibe zaramamaye cyane. Yego. Ubu ngubu burya byose tubikesha Imana, kuko umubwiriza yaranditse ngo buri gihe n'igihe cyacu. Yego.
kuba icyo gihe naratangiye bikaba bitaragaragaye, buno nkaba ariho ngeze kuri iyi mbera, ni ukuvuga ngo byose nishimiye kunyurwa nuko Uwiteka ngize. ubwo icyo cyari igihe cyabyo, n'ibi byongezeho nicyo gihe cyabyo. Imana ikomeze ihabwe icyubahiro, kuko ari inshoboza atari njyewe byishoboza. Okay Zerwa, urakoze cyane. None nifuzaga kuba nakubaza wenda ubuzurwa rugiko wenda ari ibintu byakugoye cyangwa se byagusabye inzira nini, ariko muri kano kanya bitumye nibaza ni ese ubundi wenda icyo gihe ushaka gutangira umuziki cyangwa utangira umuziki wari ufite imyaka ingahe? Ubu mfite 30. Natangiye umuziki mfite imyaka 17. Ubu ngo ufite imyaka 30, maze imyaka 10 hafi 13 mu muziki. Ubwo ngubwo ndatekereza nibyo. None se Hekima, okay, muri kano kanya uwo nguwo wowe imyaka 30 urubatse, uri ingaragu, bimeze biti? Ndacyari célibataire, ndi ingaragu. Uri ingaragu. Uratekereza ko warushinga ryari? Kuko byose tubiragize Imana. Kuba ngeze hano ni ku bushake bw'Uwiteka. No guteganya kurushinga ibyo nabyo turabisengera Uwiteka abidushoboza. None se utekereza iki ku rugo rwiza? Wowe Zaire gutekereza iki ku rugo rwiza? Umva urugo rwiza wakagonye kwa ari urugo rumeze gute? Ni nkuru ya rugo uwo bita Zaire wenda yifuza kuba yazubaka, avuga ati urugo rwanjye ruzarumeze gutya, ruzarushingiye kuri izi ntego, wenda ruzarubayeho muri buno buzima. Simvuze ko wenda ariyo mategeko y'urugo rwawe, ahubwo we mu isura yawe ubona urugo rwiza ni nk'urugo ruba rumeze rute? Njyewe urugo rwiza, Uwiteka niwe utanga byose. Yego. Ibyo nifuza ku mutima wanjye Uwiteka binkoreye. Numva ko nagira urugo rwiza rw'abantu bubaha Uwiteka. Yego. Kuko mbere na mbere habayeho ijambo. Ijambo ry'Imana niryo ritumye twabaho. No kugeza kuri aya masaha n'umwuka duhumeka ni kubw'ijambo ry'Imana. Numva nakwifuza ko Uwiteka mu minsi yanjye maze kugeramo, yego, ngo mu myaka 30 imbere nzaba ndi gushinga urugo. Yego. Nyine muri urwo rugo ngeneye umugore ukunda iby'Imana kandi ukunda umuziki. Yego. Kuko aba ari we ngumba ngunze mu buzima bwanjye, kandi akaba umukristo, akagira indangagaciro z'ubukristo, nyine kubwo guhesha Imana icyubahiro. Okay, urakoze. Wenda utubwiye wenda nk'umuntu wenda ukeneye cyangwa se wowe mwabana, ariko burya baravuga ngo urugo rugizwe n'umuryango, nyine umuryango kawugirwa umugabo, umugore ndetse n'abana. Ku giti cyawe rero nka Zaire cyangwa se Hekima, umugabo mwiza mu rugo ni umuntu umeze uti? Umugabo mwiza mu rugo ni umugabo wubaha Uwiteka. Burya Pawulo mu Bakorindo yavuze aya magambo, aravuga ngo bagore nimwubahe abagabo banyu mubagandukire. Yego. Ngo kuko mwewe mwubaha umugabo, yego, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Ubwo rero umugabo mwiza aba ashushanya Kristo mu rugo rwe. Yego. Kuko Imana yaremye umugabo. Yego. Imaze kumurema niwe muntu. Yego. Nyuma yaho imuhagurukiriza umugore, imuha umufasha umukwiriye. Yego. Ni ukuvuga ngo iyo umugabo ahagaze neza mu by'Imana, n'urwo rwo rwose ruba rufite amahirwe yo kubaho neza mu by'Imana. Ariko burya iyo umugabo atabihagazemo neza,
urugo rwo rwose ruba rwinjiye mu muvumo, kuko umuvumo ufata urugo ryari igihe umugabo adahagaze mu by'Imana nk'uko inshingano ze zibimutera. Noneho umugore aba ari, kuko ari we uyoborwa n'umugabo, iyo umutwe urwaye n'igihimbira kiba kirwaye. Ubwo rero nifuza ko Imana yazamfasha ikambereza umugore mwiza nk'uko nahoze mbisaba, n'uko mbisaba mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Kandi nanjye ngifuza ko nguma mu ijambo ry'Uwiteka. Okay, hari ijambo wavuze uri kuvuga, uri kunsona mu kanya, uvuze ijambo bita umuvumo. Ese umuvumo ni iki? Umuvumo ni ubuzima bubi. Iyo abantu batagendera mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ni umuco. Abari mu muco bagendera habona, ariko abari mu mwijima nibo batuye mu muvumo, kuko Imana ni umuco kandi Imana ni umugisha. Ariko Satani ni umwijima kandi Satani ni umuvumo. Yego. Ubwo niryo jambo risobanura, nicyo gisobanuro cy'iryo jambo navuga. Nicyo gisobanuro cy'iryo jambo wabo. Okay. Zahirwa mu kanya twigeze kuvuga, twari turi kuvuga ku mugore mwiza, cyangwa se twari tukiri ku rugo rwiza, none rwo tugikomerejeho. Ubu ngubu rero tugiye kuba twagaruka, tumaje kuvuga ku mugabo mwiza. Umugore yageze kumukomoza, ariko wavuze ku mugore wowe ushobora kwakubakira, ariko nanone ndi kushaka kubaza muri rusange, umugore mwiza ni umugore umeze gute, ni umugore ubayeho gute mu buzima busanzwe? Umugore mwiza ni umugore wubaha umugabo we. Yego. Kuko Imana yamushiriyeho kugira ngo abe umufasha w'umugabo we. Yego. Burya iyo ubona umugore mwiza ndatandukana n'imico y'umugabo we. Yego. Burya iyo umugabo ari mwiza n'umugore aba mwiza. Mbese example, urugero, iyo umugabo akunda kuririmba, umugore iyo aje akaba ari umugore we umufasha we, burya nawe akunda impano iri mu mugabo we. Iyo ari umugore mubi rero aza atandukanye n'uko ubushake bw'umugabo bumeze. Umugabo akunda kuririmba, umugore akavuga turanza kuriza. Ukumva nyine abo bantu baba batandukanye. Burya umugore mwiza nuza agafata umugabo we mu mugongo, akamubera amahoro, aho umugabo yaje atishimye umugore we akamubera ibyishimo. Umugore mwiza rero si uwo kubana nawe mu byishimo gusa, mufite amafaranga, nyuma yaho akaba arigendeye. Ahubwo umugore mwiza nk'uko ibyanditswe bivuga, ni umugore ukuba hafi. Ni umufasha wawe mu byiza no mu bibi, azakuba hafi. Uwo ni umugore mwiza nashakaga kuvuga. Okay, twakomeje noneho tumaze kuvuga ku mugore, tuvuga no ku mugabo twamuvuzeho, ariko nanone urugo rugiramo n'abana. Umwana, cyangwa se umwana mwiza, umwana utanga isura nziza mu bandi bana. Wowe mwumva gute? No yakagombye ko ari umwana umeze ute, witwara gute, ku buryo nyine ari umwana uzishimirwa n'ababyeyi be, akanishimirwa n'inshuti ze, akanishimirwa n'abaturanyi, abantu aho yiga, hasengera hose bakamwishimira. Uwo mwana akagombye kuba ari umwana uri mu shusho, cyangwa se umwana ubayeho mu buhe buzima, witwara gute? Natangiye kubivugaho. Burya ugiye kubaka, icya mbere ni uko fondasiyo uyubaka ku Uwiteka. Ni ukuvuga ngo iyo byapfuye bihereye ku mugabo, aribyo twavugaga,
umugabo mwiza ni umugabo wubaha Uwiteka. Nyuma yaho iyo umugabo yubaha Uwiteka Imana ikaba yaramuhaye umugore nawe wubaha Uwiteka, burya umwana ni impano Imana ihereza abashakanye. Iyo mpano nziza Imana ihereza abashakanye, yego, iyo umugabo ari mwiza akazana umugore wubaha Imana, burya umugore mwiza atoza abana kubaha umugabo we. Yego, kuko imico myiza y'umugore niyo ituma urugo rwiza rubaho. Kuko ufite umugore nyine, kuko abagore aribo babana n'abana mu gihe kinini cyane, ubundi umugabo aba yavuye mu rugo agiye gushaka ibiratunga urugo, umugore nawe agasigara ari ankadrere w'abana mu rugo. Buriya niwe jera, niwe wirirwa mu nzu, niwe ubatekera, niwe ubaganiriza. Burya imico myiza abana bayikura kuri nyina. Iyo nyina ari mubi n'abana bashobora kuba babi, kandi iyo nyina ari mwiza abana nabo baba beza. Ni ukuvuga ngo urugo rwiza iyo rwubatse ku Uwiteka, umugore, umugabo n'umwana bose basohoka baririmba Hoziyana, ni indirimbo yo mu ijuru, kuko aba ari urugo ruba rutuye mu isi ariko ruyobowe na gahunda y'ijuru. Urwo ni rwo rugo rwiza n'abana beza, umugabo mwiza, umugore mwiza. Okay, urakoze cyane. Noneho ibyo byose nubwo twabivuze, ariko ikintu cyose twari tugamije ni ukugira ngo wumvaga ko twagushaga kukubaho neza, cyangwa se ku mibereho ya muntu, cyangwa se imibereho y'abantu mu buzima busanzwe. Ariko se kubaho neza ni iki kuri Zahirwa? Kubaho neza kwanjye ni uko mu buzima bwanjye numva mwubaha Uwiteka. Yego, kuko Uwiteka niwe buzima bwanjye. Ibindi byose, urugo n'amatungo, umuntu abyongererwa, ariko ubuzima ubutiza umuntu ni Imana. Nyine dukeneye n'ibinyamubiri. Imana idutiza ubuzima tukabaho, ariko tuba dukeneye n'ibinyamubiri kugira ngo umubiri wacu nawo ugaragare neza. Nyuma yaho tuba dukeneye imfashanyo, kuko mu mubiri tuba dukeneye kugira ngo tubone amazi dukarabe ubwo tucitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. yego, Muri iyi minsi sinabura kubivugaho kuko niyo mahame yanjye kandi niko ibyiringiro byanjye biri. yego, Muri iyi minsi yo kugaruka kwa Kristo dukeneye imfashanyo zanyu, bene data badukurikirana kuri online TV. yego, Abari muri Amerika, muri Australia, muri California no muri leta ya Colorado, aho muri Amerika badukurikirana ku isi, muri Europe, muri Aziya, muri Afurika no muri Amerika by'umwihariko, kuko bene data ku isi badukurikirana. yego. Okay, Zahirwa, ubuzima bwiza kuri Zahirwa ni ubuhe? Ubuzima bwiza kuri njye nuko nakunda gutura mu muziki, cyangwa ngatura muco Imana yanteguriye kugira ngo abe ari cyo nzihoza mu bushake bwayo. Yego. Mbese muri make ubuzima bwiza kuri wowe ni ubwo ngubwo. Ariko se Zahirwa, wenda nkawe ku giti cyawe, iyo bavuze wenda urukundo, wumva urukundo ari iki? Urukundo, yego, hari amagambo y'umuhanuzi yakoresheje, ni Frere Branham. yego, yakoresheje ku magambo y'Ikigiriki,
abiri. Yego. Ariko ayo magambo yose asobanura urukundo. Yavuze ku rukundo umuntu akunda abo babana, arirwo yise fileo mu jambo ry'ikigiriki. Yego. Arongera asobanura ku urukundo umuntu Imana ikunda abantu. Yego. Biratandukanye. Sinzi nimba muri ayo magambo abiri urukundo rwitwa agapawo ni urukundo Imana ikunda abantu, kandi n'abantu barufite bakunda abantu bose, kuko urwo rukundo ndirwirarira. Yego. Sinzi nimba waba uganira kuri izo ago magambo abiri y'urukundo ariko adakoreshwa kimwe. Hari urukundo rw'abantu bakundana, umubyeyi ku mwana we, ku bavandimwe, ariko urukundo urwo nirwo bita fileo. None fileo na agapawo urumva wowe wanganiriza kuri uyu rukundo? Okay, byaterwa nawe ku giti cyawe, ahubwo wowe muri kano kanya gira urwo duhitiramo cyangwa se urwo watwifuriza kubaho mu abantu bakurikiye ikino kiganiro. Gira urwo ubahitiramo. Muri izo etape ibiri. Yego. Cyangwa izo ngero ibiri. Yego. Urukundo rwa mbere rubanza ni urukundo rw'Imana. Yego. Nirwo nabahitiramo. Kuko urukundo rw'Imana ni agapawo. Ndamanza muvugeho. Yego. Urwo rukundo agapawo rw'Imana nirwo rwatumye iva mu ijuru ikaza kuducungura. Yego. Kandi Imana iva mu ijuru ikaza kuducungura, yacunguye abari mu isi bose. Yego. Akazamuha ubugingo buhoraho. Urwo rukundo rw'Imana ndirondora. Nta mugiriki, nta muyahudi, nta munyarwanda, nta mukongomani, nta mu Ethiopia, nta mu Tanzania. Urwo rukundo rw'Imana ruhamagarira buri muntu wese kuva mu bwoko bwose no mu ndimi zose. Urwo rukundo rw'Imana rwemera buri muntu wese. Yego. Urwo nirwo rukundo nakwifuriza bene data badukurikirana mu kiganiro ca Online TV. Yego. Abadukurikiranye ku isi hose. Abakomeye, aboroheje bose mbifurije urwo rukundo rw'Imana. Yego. Urwo nirwo rukundo nifuriza abankurikirana muri uyu mwanya. Urukundo rwa kabiri ruje kuboneka hano ni rwa rukundo nyine mu jambo ry'ikigiriki rusobanura ngo fileo. Fileo uko ibayeho n'abayikoresha ni urukundo ushobora gukunda umuntu ariko rukagira aho rugarukira. Fileo washobora gukunda umuntu, Yego. ariko ntiwashobora kumuhereza umutima wawe. Yego. Ndumva abantu benshi hariho abaririmbyi baririmba ngo nguhaye umutima wanje, ariko burya singemeraho, kuko umutima wawe ntiwawukura mu wawe ngo uwuhereze umuntu. Ahubwo urukundo umufitiye nirwo rugaragaza yuko umukunda. Nyine fileo wakunda umuntu ukamuhereza ibyo kurya, wakunda umuntu ukamugurira imyambaro, wakunda umuntu ukamugurira icyo kunywa, wakunda umuntu mbese ukamujyana mu birori, ukamujyana ahantu hose yishimira. Ariko urwo ni urukundo rw'umubyeyi ashobora gukunda abana be cyangwa se abanyamuryango, cyangwa urukundo rw'abanyagihugu kimwe. Yego. Ariko urukundo ruhebuje kuruta fileo ni urukundo rwitwa agapawo.
kuko urukundo rwitwa agapaho ni urukundo rw'Imana. Urwo rukundo rw'Imana ndirureba umuntu aho yavutse, aba ari mu buhe bwoko, Imana iramukunda ikamuhereza kwinjira mu bwiza bwayo. Ubwo nibwo rukundo nakwifuriza kukomeye cyangwa uworoheje udukurikirana kuri Online TV, ari muri Amerika, muri Afurika, muri Aziya no muri Australia. Yego. Ubwo nibwo rukundo twaganiraga. Okay, urakoze Zairwa. No, reka dusoreze kuri iki kibazo. Ni ikibazo kigira kiti, ese wowe uvuga iki ku munsi w'imperuka? Umunsi w'imperuka icyo nawuvugaho, mu byiringiro byanje twabisanga muri Maraki ibice 4. Aho ku murongo mu bice 4 niho turabisanga. Ku murongo wa mbere ugeze mu wa 6, mu wa 5, mu 4 aho niho bigomba gukomereza. Haravuga ngo dore ngiye kohereza umuhanuzi Eliya. Yego. Umunsi Uwiteka utarasohora, uzatwika abanyabyaha n'ingozi zose. Yego. Ngo ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ngo mbere y'uwo munsi y'ukuza ngomba kohereza umuhanuzi Eliya. Uwo Eliya mu gihe cyacu twaramubonye. Uwo Eliya waje gufata ubutumwa bw'intumwa 12, kuko yavuze ngo uwo azasanganya imitima y'abana kuri base, n'iy'abase ku y'abana basogokuruza. Uwo Eliya yaraje mu gihe cyacu. Yego. Nk'uko tubyizeye muri Matayo ati, mu gihe cya nimugoroba umuco urarasa. Yego. Uwo muco waturasiye ni ijambo ry'agakiza mu gihe cyacu. Yego. Umunsi w'Uwiteka, umunsi w'imperuka singira icyo muvugaho, uko mu byiringiro byanjye bizima njyewe ndazahura n'umunsi w'Uwiteka. Yego. Kuko abazahura n'umunsi w'Uwiteka ni ingozi z'ibibi, abanyabyaha. Ariko burya mbere y'uwo munsi w'Uwiteka niho bavuze ko bagomba gutuma Eliya agasanganya imitima y'abana ku y'abasi. Yego. Njyewe rero mu butumwa bw'igihe cyacu, Eliya naramwakiriye, namenye uburyo bwo yaje gukoramo. Ubwo yazanye umubatizo nk'uko byahoze i Yerusalemu. Yego. Igihe burya abazahura n'umunsi w'imperuka, burya nuko bazaba bacirwa urubanza kuko ari ingozi z'ibibi. Yego. Nahabo bakiriye Eliya uzafata imitima y'abana akayisanganya n'iy'abase. Eliya yaje azanye ubutumwa bwo gusubiza nk'uko byari biri i Yerusalemu ku gihe cy'intumwa. Yego. Abizera ibyo i Yerusalemu kuri Pentekoste byabaye, nibo bakristo bafite ibyiringiro by'uko Yesu Kristo niwe wabivuze muri Matayo. Yego. Ati baramubajije abigishwa, baramubaza ngo mbese iki nicyo gihe cyo kugaruriramo ubwami bwawe? Yego. Avuga ngo ibyo si ibyanyu byo kumenya igihe n'iminsi, nga icyo akora muzambikwa imbaraga. Iyo mbaraga rero yamanutse kuri Pentekoste, n'abantu bose bizera ibyavuye i Yerusalemu. Kuko handitswe ngo i Yerusalemu havuye ijambo ry'Uwiteka.
nibo bafite ibyiringiro kuko Yesu Kristo agiye kuzamuka yabwiye intumwa ngo ngiye kubategurira nzagaruka mbajane aho ndi namwe ariho muzaba. Ubwo dutegereje kugaruka kwa Yesu Kristo nk'umugeni wa Yesu Kristo kuko ubwa mbere aza yaje aje gucungura kandi gucungura yaje gucungura yaraje gutanga imari. Imari yatanze ni ingwano yakoye amaraso gusaba no gukwa byabereye i Golgota. Nyuma yaho ageze ikuzimu akura bera bari bariyo arabazamura baboneka mwirwa iminsi 40. Nyuma yaho baja muri paradiso. Ubu noneho dutegereje kugaruka kwe kwa kabiri ubwo arahagarara ku bicu akavuza imbanda. Babandi bakiriye ijambo rye bakizera izina rye bakabatizwa mu izina rye nibo barongera kumva ijwi ry'imbanda kuko iyo mbanda yayivugije bwa mbere aje gucungura. Yari imbanda y'ubucunguzi yavuzaga kandi n'abayibanjirije bwari ubukozi bwari butandukanye bwaje mbere y'uko Masiya aza kuvukira hano muri iyi si. Ageze mu isi yavugije imbanda amanuka afite umuzuko. Yaje nk'umuntu mu isi akora ibikorwa by'ubumana yambaye umubiri. Uramureba ageze kwa Lazaro. Yesu Kristo ni Imana. Yageze kwa Lazaro kuko yari yambaye umubiri w'ubucunguzi. Mariya na Marita ati iyo uba hano musaza wacu ntaba yapfuye. Aramubwira ngo nubyizera birashoboka. Mushiki wacu aragamba ati nzi yuko azaboneka kuri wa munsi w'imperuka azazuka kuri uwo munsi. Kristo aramubwira ngo nubyizera urabona ibitangaza by'Uwiteka. Nyuma yaho yaragiye igitangaza yaragikoze. Burya icyo gihe yihishuriraga abantu bose bavuga yuko atari Imana ko ari Imana. Yageze kwa Mariya na Marita nk'umuntu ararira ariko ngiye Imana azura Lazaro. Yahishuriye abantu bose ko ari Imana kuko akimara kuzura Lazaro ari na n'uyu munsi. Njyewe igihe yamaraga kuzura Lazaro abari bari ico gihe burya iyo mba ico gihe nje mba narasobanukiwe umurimo w'Imana muri ico gihe ngamenya yuko Kristo ari Imana. Urongera kubona amanutse ageze kwa Yayiro. Yayiro nawe yari afite umukobwa wari wapfuye. Ariko Yesu Kristo ahageze. Yesu Kristo nk'Imana yambaye umubiri ararira. Yesu Kristo nk'Imana iri mu bubasha bwayo azura umukobwa wa Yayiro. Icyo byari ibihamya cya kabiri Yesu Kristo yerekana ko ari Imana. Kuko
iwe ni ijambo ry'Imana yego ryatumye aza mu isi, yego kandi yego ntiyavutse ku bushake bw'umugore cyangwa umugabo, ahubwo kuko ari ijambo ryambariye umubiri mu nda ya Mariya, yego akabona kuvuka nk'umucunguzi. Icya gatatu, yego yerekana ko ari Imana. Ubundi yabivugaga ku munwa we, ahubwo yerekanaga ibikorwa. yego Burya umuntu ni ibikorwa, n'Imana ni ibikorwa. yego Sinibaza ko abantu bashobora kuvuga ngo Imana ni Imana twayisenga, agasenga igishushanyo, ariko burya icyo gishushanyo kidashobora kugira kuva aho kiri. yego Ni bite ko umuntu yaza gusenga ibuye yego ritamusubiza, ubundi we yashobora guterura ibuye ritamuterura? Imana ni mu bikorwa byayo nibyo itugaragarizamo. Noneho igikorwa cya gatatu yego yagikoze ageze ku musaraba. Abayuda baramwanze, ariko baje gusobanukirwa ko igihe cyabarenze ni igihe bamubambaga. yego Ageze ku musaraba, ubwira kabiri buraba. yego Nyine urareba ukuntu bamwambitse ubusa. Burya hari ibintu abantu bakora muri video bakamwambika urubindo, ariko ibyanditswe byo bivuga yuko na kariya k'imbere ntibagashiragaho, yego ahubwo bamwambitse ubusa gusa izuba riri kuva. Bisobanurwa ngo kugeza ubu yego ibyaha bye niwe wabyikoye, ibyacu niwe wabyikoreye, yiswe ikivume ku bwacu. yego Bisobanuka ko umuntu wese wafata undi muntu akamwambika ubusa aba akoze icyaha gikomeye, kuko tuba tudakeneye kureba ubusa bw'undi muntu, kuko umwami wacu Yesu Kristo ari we wakojejwe isoni ku bw'ibyaha byacu. nta munyabyaha ukwiye gufatwa bino ngo bamukoze urukozasoni bamwambika ubusa, kuko Imana byose yabirangirije i Golgota. Ubwira kabiri buraba, baza kumenya yuko yari ari Imana igihe kibatambutse. Icyo ni igikorwa cya gatatu, abereka ko ari Imana. Igikorwa cya kane cyabereye hano muri iyi si turimo, cyaramanutse nyine na hahandi kuzimu. Kuva wavuka wumva bavuga ngo abantu barapfa bakaje kuzimu, ariko burya Yesu Kristo niwe expert, niwe ufite experience, ubumenyerezi, kuko ari we waremye kuzimu, na niwe wari uvuye ku musaraba amanutse kuzimu. Iryo jambo niryo ryamanutseyo, kuko Kristo niwe jambo, kandi Imana n'ijambo ryayo ntabwo ari babiri. Ubwo akimara kuja kuzimu, guturuka kuri Abeli wishwe na Kayini, ku bakiranutsi bose b'isezerano rya kera, ba Yobu, ba Aburahamu, ba Isaka, ba Yakobo, na ba Dawidi, na ba Yosefu, abo bose Yesu Kristo akimara kuja ku musaraba akamanuka ikuzimu, yaragiye kubakurayo. Nyuma yaho ageze ikuzimu, yaka Satani imfunguzo yari yarakuye mu ijuru. Nyuma yaho amufungirayo,
kugeza ubu umunsi w'imperuka wambazaga. Abarindiriye umunsi w'imperuka ni ba Kayini ziriya ngozi z'ibibi n'abandi bose n'aba Yezebeli nyine bakoze ibibi muri Bibiliya. Abo nibo bacari ikuzimu, nibo bazaboneka ku munsi w'imperuka bacirirwa urubanza. Naho njyewe ibyaha byanje kuko nakiriye Kristo, Yesu Kristo yarabirangije. Kwizera Kristo bitanga ubugingo, kuko Kristo arahamiriza ati ninje mutsima w'ubugingo, urya naho yaba yarapfuye nzamuzura. Turindiriye imbanda ye no kugaruka kwe, ubwaragaruka ahagaze ku bicu akavuza imbanda ye. Abapfiriye muri Kristo barazuka nk'uko Pawulo abivuga, nawe natwe abaraba bakiriho tuzahindurwa, tuzambikwa imibiri misha maze tumusanganire tuje mu bukwe. Yego, kuko turi umugeni we, twizeye agakiza, twabonye agakiza muri Yesu Kristo, kandi imbaraga zose n'ubushobozi n'icubahiro byose tubihererwa muri Yesu Kristo. Aho niho navugaga ku by'umunsi w'imperuka n'iby'agakiza. Kuba dukurikirana mu kiganiro ca Online TV, kuba dukurikiranye ku isi yose, muri Amerika, aho i Kentucky, muri Denmark, no muri Pologne, n'abandi bose badukurikiranye mu isi yose, na hano muri Afurika by'umwihariko nka mwene Sko wizeye iby'umuco w'igihe cya nimugoroba mu gihe cya nyuma. Nkabashimira cyane muri iki kiganiro cya Online TV. Sinzi nimba hari ikindi washobora kumbaza mwene data turi kumwe w'umunyamakuru muri iki kiganiro cya Online TV. Okay, Zahirwa wakoze cyane. Ndatekereza nta kindi kibazo cyo kukubaza gihari, ahubwo ikintu nagusaba nuko wadufasha kwiragiza Imana. Tunasezera abakomeje gukurikirana kino kiganiro cyacu, tunabashimira kandi kubwo bwitange bagize no kuba bafashe umwanya wabo bagakurikirana kino kiganiro cyacu. Reka ngusabe rero udufashe twiragiza Imana, kandi nkomeze nshimire cyane ubafashe umwanya wawe ukareba kino kiganiro, kandi abizi neza ko hari byinshi wakuyemo, ndetse kandi nawe Zahirwa ngushimire kubw'inama nziza ndetse n'amagambo meza wabashe kuwatugezaho. Reka ngushimire cyane rero, ngusabe ni dufashe uturagize Imana, dusezere abakunzi bacu ndetse n'abakurikiranye kino kiganiro. Murakoze abadukurikiranye bose kuri Online TV. Uwo mwari kumwe nyine ni inshuti y'umusaraba, Hekima Tugule Emmanuel Zahirwa. Tutaomba mu jina la Yesu Kristo. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunaliasante tena jina lako. Umetuwezesha kwa wakati huu ambao tulikuwa tukiongelea kuhusu huduma yako ulionipa na neema ya Golgotha uliowapa watu wote ambao watakao kuamini. Bwana Yesu Kristo, tuna kushukuru kwa neema yako ya Golgotha ulioleta hapa duniani. Ni kwa ajili ya nafsi yangu na ya ndugu na dada wote walikuwa wakitusikiliza kwenye mic ya Online TV kwa jioni ya leo. Bwana Yesu Kristo, tunakurudishia sifa zako.
tunakuja mbele zako magharibi ya leo, uendelee kubaki nasi Seigneur. Tunakuja mbele yako uweze kututakasa zaidi, utumiminie mafuta ya kuendelea kukungojea mpaka parapanda yako italia. Wakati tutakapopaza sauti yako Bwana Yesu Kristo, tuweze kukulaki Bwana huko mawinguni. Bwana Yesu Kristo, tunahitaji neema yako na rehema yako. Endelee na watakatifu wote ulimwenguni pote. Tunaomba yote ndani ya jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Kurakoze cyane.